ahangaha Gasogi United byanze neza bikomeje kugorana neza cyane ahangaha. Yenjwe kona ya Gasogi United. Reka turebe sasa. Musanze ikomeje kudegaja. Musanze ikomeza kudegaja nk'uko bisanzwe. Musanze yatatse cyane Rayon Sports ntabwo ariyo turi kubona ahangaha. Iyo kipe ya Musanze yatatse Rayon Sports iwayo neza rubura gica ewana. Ariko ahangaha ikipe ya Gasogi nubwo nta gitego kirajyamo, urabona ko ari 50-50 kabisa. Umupira barawufata bahererekanya neza cyane. Reka turebe, biracyari ubusa ku busa, tugeze ku munota wa 44 w'igice cya mbere. Atasiyo, reka turebe, awikuriramo neza cyane. Izi kipe zose aya manota rwose ewana, aya manota bose afite agaciro kuko iri Musanze imaze igihe nta gutsinda, iri Gasogi nayo ewana imaze igihe nta gutsinda, dore ko imaze gutsindwa imikino igera kuri 2 yikurikirana. Reka turebe sasa. Atasiyo, Gasogi bakomeza kwataka cyane. Arawugarura kwa Bayisengemeri ahereza kwa goalkeeper kwa Madiakibale. Atasiyo sasa, reka turebe contre attaque Gasogi
cenga umwe ko gol kipa awufata neza cyane. Awufata neza cyane. Awufata neza cyane, cyari igitego byenjwe. Reka turebe kontra atake sasa ibintu bari gukora Gasogi barabyicuza kweri. Igice cya mbere kikaba kirangiye ari ubusa ku busa ku mpande zombi, aho abatoza bagiye gutanga andi mategeko yo kugira ngo barebe ikipe yakegukana aya manota yo ku munsi wa 10 hagati ya Gasogi United ndetse na Musanze FC. Turacyari kumwe hano kuri Joshua TV Rwanda, ni live imeze neza cyane, ndetse nanagushimira ko wakomeza kuba wabana natwe.